Ewana, twebwe umutima wanjye kuri wo wabaye nk'umukara. Ese kandi aho haje kuzana ibikino n'umwuka byara. Rodrigue, ndakubwiza ukuri ejo bundi. Umugore mbega ntabwo ko ari umugore twahoze tubana kuko ubu ntabwo nshaka no kongera kwiyumvisha ko nigeze kubana. Wa mugore we wa mbere. Yego. Ese hari ubundi n'ubu urumva. Ni ukuvuga ngo rero ikintu kiriho aherutse kunsanga hanze. Nibyo nkubwira nawe ubwawe ntabwo wakubabara. Nyamara ushaka wabitekerezaho kuko rwose yemba n'umutima nta handi hantu wakwerekeza kuri Kanseri avuze ni ikintu kiriho. Ndagira ngo no mu rugo na papa sinshaka ko ahari azana kubona. Ahubwo buri ukuntu ngiye kubigenza. Ukuntu ngiye kubigenza nimba n'amakuru ufite. Wowe mu kimbo cy'uko nari kukujyana mu rugo nkakwereka ababyeyi, nakwereka ko ari wowe mama w'abana. Nzashaka undi njyanayo. Kanseri ntabwo nukuri ntabwo bigukwiye. wantegetse icyo nzakora kugira ngo mbabarire wantegetse basi icyo nzakora. Kanseri nagutegeka iki? Kereka nkubwiye ngo ibyo wakoze dusubize ibintu inyuma hari bive. Aho Kanseri utabeshya ubu nta mugambi wo kunyica wari ufite koko. Ntawo iyo nza kugira umugambi wo kukwica simba narakubwiye ko uriya mwana ari uwawe. Kanseri rero dore ikintu ngiye ngira mu misabire, sibyo? Kuri njyewe nawe nta rukundo ruhari. Wampaye igisubizo cyiza koko. Igisubizo cyiza ni ubu koko nongere ngende. Kanseri wapi kabisa wapi. Mbabarira basi n'ubwo ugiye kugenda basi ubitekerezeho rwose. Umutima wanjye washizeho amahwa Kanseri. Njyewe nuko najya nkwereka agahinda wanteye. Kandi uko ukomeza kunyereka mu maso yanjye kuri ubu ngubu niko urushaho kumvanga no mu mutwe. Urumva? Je nibaza nimba byibura ugira muri make n'umutima. wifuza kumva. Ndabona ukomeje kumpa ibisubizo bitari byiza. Kanseri udatumva kubwira amagambo mabi. Nta kundi nyine. Ariko icyo nzi cyo nuko rwose ugomba kubitekerezaho. Ntacyo ntekereza, icyo nakubwiye ni icyo Kansirida. Naragukarabye. Reka rero gukomeza kunshengura umutima. Reka nigendere n'ubundi ndumva ibyanjye bikiri byabe. Abagiye se baragarutse. Uzahereye ahubwo. Wagira ngo naravangiwe koko. Siko wagira ngo naravangiwe ariko. Ntambwire ngo yabonye Diane ngo ahantu mu gipanga ari kumwe ngo abana n'abahungu ntabyemera. Ushobora kuba ngiye no gusara si gusa ubu ngubu Diane ntashobora kuba abana n'umugabo wanjye. Uriya mutipe se ko atazi umugabo wanjye abwiwe n'iki ko muri abo bahungu yahabonye wenda hatarimo umugabo wanjye, undi wenda akaba ari n'umushyitsi cyangwa umuturanyi. Ubu nasizoye none uyu mugabo yaba asiga abana na Diane koko noneho nabigenzana byaba byararangiye nta garuriro. Ubu se koko mbigenze nti abahungu babiri na n'ubu ndacyabyibazaho. Ariko ugewe ngiye gusizora n'inenda nzambara nyabaganga ntabwo ngomba guheba uriya mugabo rwose ntibishoboka. Ariko se Diane ko nawe yabaye igishwamwinyo. Nabonye yarashikoye pe. Ese buriya Diane yamwemera? Azi n'ibintu namucishijemo buriya koko ntabikurura akabona yuko ndamutse akoze iryo kosa ryo kubana nawe namugendaho.
ntabwo mbyumva pe, ntabwo mbyumva. Ariko umva ngiye guheshyura nsare, umva amaguti yanyashyire ku mutwe nkore buryo ki byanze bikunze ngomba kumenya niba Diane ari uwo mugabo wanjye babana, byanze bikunze. Ubu nicyo kintu ngiye gukora, ntabwo nakomeza kujenjeka gutya. Inzara mfite siranyemerera kugenda, ngiye kubikurikirana. Ubu ngiye kubikurikirana ndebe niba uwo mugabo atari we babana rwose. Kandi ndabona isi imaze kunsiga. Yani rwose arananiye. Ibintu byose nakoreye kiriya mwaka ko mbona byose byanze. Yani ubu nzamukorera iki? Yewe ntabwo nziza ariko ngomba gukora buryo ki nkaca hasi nkaca hejuru hirya no hino hose. Yani nkamenya icyerekezo nkakimenya, umva, kandi umutima wanjye urarera. Sinavuga ngo shitani abimfashemo, ngomba kuvuga Imana, nubwo nzi ko imigambi y'Imana ari mibi rwose, ariko Imana ibimfashemo kandi Diane ngomba kubibona. Icyo nzi cyo ni uko ibyerekeza arimo, wambwiye ko bigeze gukubitana, ntabwo yambeshye. Nanjye ko nta kazi mfite, nzajya nirirwa ngenda, habe mu bihuru, habe mu bishanga, habe hehe, yemwe no mu bizu bitabamo abantu. Ubu nanjye ngiye kuba nk'ishitani, nzajya ngendamo. N'ubundi se ku isi imaze kunyanga, ariko ndangaye we nasiri. Si ubundi ubu ariko mbona abantu tugira n'inkigisha aho baramvuga ngana iki? Ariko iyo amagara atere hejuru buri wese asamaye, ibyo birabareba. Wanze uruvuga aheze mu njyanye n'ibenda bajye banza. None mbonye nini mbonye uhetse umwana we urasigiranira, reka mukurikire indoto. Oya nta kibazo. Oya ni uko umwana ari kurira gusa nari ngiye. Uri munsi Diane, zongeye zariye kanze nkomekasha. Nta kidakora ni ukuri. Sawa sawa. Icyo nashakaga ndakibonye. Diane we, kwa Herini ibyaba bigezweho. Nabyo marebe neza uburyo ntazahiragirwa cyangwa uwo nzaharangira atazahayoberwa. Sawa, icyo nashakaga ndakibonye. Ya ugengere. None se duhuriye uba muri no karitsiye? Karitsiye nyirimo neza, nyituyemo rwose, niho mu rugo. Iyi niyo karitsiye yanjye. Bakwita Rasi. Uko unyita byose, wanyita Kazungu, wanyita Rasita, wanyita nde, nta kibazo rwose ngewe. Rero turahuye, mbona urashoboye. Mfite n'imbaraga. None se waguha akadiro wakora umuti? Ariko karimo ibiceri. Sinjya nkora kaza, umva se. Sinjya nkora akadiro katarimo ibiceri. Urabyumva nawe. Ari nacyo gitumye
nkatira muri no karitsiye. Ngaho kagira inkuru rero. Ubu rero ndashaka hano hantu urahazi kuri iki gipangu. Igipangu cy'umutuku kindi kubona. Ndahazi njya mbona abantu batandukanye. Ndahazi nta kibazo. Abantu bamwe se muraziranye? Turaziranye nyine bya bindi bisanzwe kabisa. Mujye muvugana? Turavugana nta kibazo nyine bitari bya bindi cyane ku buryo namushatse ntabwo namubura bitewe n'ukuntu mbazi. Maze gato hari umukobwa hano umaze iminsi winjiramo, sibyo? Namubonye hajyamo. Waba waramubonye? Umukobwa umwe ujya kumera n'inzobe mugufi utari muremure. Uriya njya mubona yinjiramo anasohoka sinzi ibintu aba ari gukora ariko njya mubona sinzi akazi akora ko njya. Ubwo muri make ntabwo ubizi niba bamo, ntabyo uzi kabisa. Ntabwo ubizi gusa mubona yinjiramo asohoka. Ndashaka kumureka neza ukamuneka ukamenya niba bamo hano. Nkamenya neza niba bamo hano. Ubundi harimbwira, sibyo? Hanyuma jye nawe tugakora tubyutse, sibyo? Wamara kumenya ko ari haba, ubundi ukambwira nkabona kuguha akazi k'aya mafaranga ngushaka. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ukumenya neza ko haba muno gusa. Namara kubimenya nkahita mbikubwira. Urazi nanjye reka nkubwire. Urumva uyu munsi ntabwo warangira nanabikubwiye none. Ndabimenya neza rwose ko habamo cyangwa atabamo. Urumva wizeye? Ndabyizeye njyewe, ndabyizeye n'ibyanga ntanamutereka. Ubwo muri make n'ibindi byose twagirana urumva wizeye? Nta kibazo rwose. Ufite amafaranga. Nanjye niyo nshaka. Ubizi se? Nanjye niyo nshaka. Ufite amafaranga. Niba nta n'amafaranga ufite. Ukamenyera ko gahunda yonyine yerekeramo hano. Urumva? Ubundi amafaranga kabisa. Je nayaguha. Mabuja reka nkubwire. Nanjye ndabikora n'akazi kuko ari amafaranga. Ukazafunga umunwa wawe utagenda uvuga ngo ndashaka runaka. Nawe uri umuntu mukuru ndabibona, sibyo? Numva ku kazi kagoye se. Ese ubu wapfa kwinjira ngo ndashaka oya nta kibazo nanjye nzabikora mu bwenge. Iyo umuntu ashaka akazi agira ate? Agenda gake kabisa. Nanjye nzabikora mu bwenge kuko nshaka akazi. Nta nuzanabimenye nibiba ntabwo izabimenya. Ubwo niyo gahunda ngomba guhana nawe ukabigendamo gakeya ku buryo n'icyaba nyuma ntawamenya. Nta n'inkurikizi kabisa. Byumva nawe. Kuguha nimero zanjye za telefone, sibyo? Nibyo byiza nyine kugira nimubona nkamenya neza ko hatuye muno nzahita nkuhamagara nkakubwira. Shyiramo. Umunani. Nabyanditse 78 kabisa 105. Iyo rero niyo yanjye. Ndayibona ntaribi. Gusa jewe nta nubwo ngomba kuguhamagara kuko diro nguhaye. Nje ninjye nzakuhamagara. Mabuja ninjye rwose nzaguhamagara. Ukanshaka ukambwira ko gahunda yaciyemo wamenye ko ari hawe. Ubu nicyo ngiye gukora. Ubu mbonye akazi nanjye mbonye diro. Nta n'ikindi kintu nari mfite cyo gukora. Ubu nicyo ngiye gukora.